Anyumva? Yes ashimwe cyane. Yes ayambaza. Nshaka kukubaza kuri iri jwi. Ubu ndangije ariko ndacyagushaka. Ibyo bintu natabihagarika arabizira. Ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe kuko ni wowe wohereje iri jwi ni ryawe. Bishoboka cyose ndagikora ariko Ezekiyeli asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimba ikinyoma nk'icyo Godfather. Jiha! Ndapfuye Godfather. Jiha fatisha. Wari bwabese aya majwi reka nyasohore atariho video cyangwa se nongere nkore n'ibindi. Niba tukumvishe neza ufite ibindi bintu bitse cyane tutarabona cyane none se Jihadi reka nyine wowe ni video ufite yampaye inka Claude aya majwi ajya hanze bivugwa ko ari aya abakozi b'Imana. Aya majwi mugira ikintu muyabwiraho abantu tubishyireho mucyo. Yaba byiza usubijemo ayo majwi nkakubwira ngo ariko ndumva bimeze gutya. Reka okay. Tugakura amarangamutima hano niba ari ukumenya ikibyimba tukimere dushyiremo umuti kikire cyomoke niba gikomeza kuba igihute kiba igihute ariko tumenye ikibyimba. Okay, Claude unsabye gukina aya majwi twumvikane. Ntabwo nzi nyirayo. Aya majwi ntabwo afite nyirayo. Abantu mufata abana mubigize hirya, umuntu uri kumwe n'umwana utuje imyaka 18 niyigire hirya. Ndagukunda we. Ubu ndangije ariko ndacyagushaka. Aya ni amajwi ari kuri YouTube ahantu hose mwashyize hanze ndi gukinira YouTube yanyu. Iri jwi gime second. Nabikora pe umwana rwaje umufasha ziriyanjije n'abagabo batatu bandi nabibanzengereje urumva mwafatira mukabanyamera kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye no witwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje ntabwo nabyemera nikute nashatse niyubakiye urugo ngigezwa zindi nyuma zirimo zindekera. Ezekiyeli shiramo request nkuzamure Ezekiyeli. Okay nakubonye. Okay bwana Claude aya majwi na ayande Ayo majwi ni Pastor Mutesi twayumvise twese aya mafaranga yashaka gutanga i Bugande yaragomba guhabwa niba mwarakurikiranye yashaka kugirira yashaka ninde bashaka gukurikirana sugira nsobanura kuri iri jwi. Ezekiyeli fungura mic yawe. Ezekiyeli okay Ezekiyeli yaje. Ezekiyeli aya majwi uravuga iki mbere ko dukomeza? Ayo majwi yego ngiye nagiye mpabwa amakuru n'abantu batandukanye yego harimo uwitwa Abraham harimo uwitwa Aposo Yongwe abo ni bamwe mu bantu navuga bukuri bagiye bama amakuru y'ibyo ndi gutegurirwa mu Rwanda hakazamo uriya mugabo witwa Pastor Justin. Iri jwi muvuga ko ari rya Mutesi. Uyu Mutesi nta nuwonzi muri kumura ngo mu pasteur. Ryohererejwe ndi. Iri jwi rije muruvuga ko ari iryiringira kugambanira Bugande warikuyeho wari hawe nande. Mu byukuri je kuba ndifite nari ndifite nk'ikimenyetso cy'ikizibiti. Wari hawe nande? Ubusuragira ngo nkubwiye ngo nari hawe nande nanjye ryangezeho kandi si ngombwa ko ndibuze kuvuga ngo nari hawe n'uyu. Kubera ko nabamenye ibanga. Yego. Byuri kumpa amakuru. Yego. Kandi ntabwo nemere kuba namuvuga bitewe nuko hari ibindi bikiri bintegurirwa kandi nshobora kumenya. Ndetse n'ubu ngubu kuba ntunguwe no kumva mubimbazaho ubwanjye nubwo ngira ubwoba ndatitira ndibaza ngo biraza kungendekera gute kuko ngiye nkubwiza ukuri mu kanya kashize nari maze kwandikiranya kuwa Dogita Murangira Bitsiyeri ndangije ndamubwira nti mutangire mukora iperereza kuri iri jwi. Ngiye nari maze kumwandikira pe. Okay. Ariko ntungurwa no kubona namwe mubimbajije. So iri jwi ukavuga ko uhamya neza ko ari rya Mutesi ko ari rya Mutesi niba nkumvisha neza. Iryo jwi jewe ndahamya neza ko ari rya Mutesi ryo ngiryo rivuga ibijyanye no kugura fanta no gushaka abantu bagomba kuduha isomo bakamfatira kamera yanjye bakayiforomata
hanyuma bakansibisha n'ibiganiro byose nakoreye i Kampala. Okay. Aha reka tugende none, urakoze cyane. Iki ngiki kivuye mu nzira kuko reka ngaruke kuri Claude uranyumva? Ndakumva neza Godfather. Aya majwi ibi bintu byashyizwe hanze n'uyu mudamu tumaze kubyumva, uvuze ko wabyumvishe nyiri kubishyira hanze, ntabwo ari Claude no mu kiganiro wahamagaye uyu musore Ezekiel niwe nyiri kubizana. Mu murimo w'Imana aya majwi wumvishe wanabonye, nakinnye amajwi amwe iriya video ariko audio ntabwo nigeze nyikina. So audio ndayikina hanyuma ndabaza nti uyu muntu nk'umuntu maranye nawe imyaka kuva 2003 uziranye na Mutesi, aya majwi na ya Mutesi Godfather, iyo ijwi ritangira uko nabyumvise muranyumva neza? Iyo utangira ijwi wumva ijwi ritangira rivuga nka Mutesi. Noneho byagera hagati rikagenda, niba ari byagera hagati rigasa n'ibigize gutangira wumva ari nka Mutesi, gusoza rigasa no kuri Nuze, no kuri Max, no kwa Max Kassetti yahamagaye Mutesi. Mutesi aravuga ngo umuntu ucura amajwi, ngo umuntu ucura amajwi yawe ukumva ameze nk'ayawe. Urumva ko na Mutesi nawe ubwo aremera ko amajwi atangira amajwi yenda kumera nk'ayiwe, nawe yabyivugiye kwa Max TV ngo umuntu yimba amajwi nk'ayawe. Urumva rero by'ukuri, urumva ko nawe yemera ko amajwi ijwi rimeze nk'iryiwe. Ariko iyo ujya kureba nyirizina, ntabwo udakurikiranye nyirizina ntabwo ushobora kumenya ngo ni Mutesi cyangwa si Mutesi. Ariko noneho niba dushaka gushyiraho umucyo tugaca akajagari kuri iyi mihanda, iyo utangira kumva ijwi wumva ritangira rimeze nk'irya Mutesi, wagera hagati ukumva ntabwo ari Mutesi, ukibaza rero ngo ibi ni ibiki. Ariko kandi mu by'ukuri yibwira yuko Ezekiel icyatumye nawe uwo muntu amuhaye amajwi cyangwa se amubwira ngo abantu bagusebya bagutuka abagore bitwa abakozi b'Imana. ntizaho umwanya muto. Mutesi, Pasteur Mutesi uranyumva? Alo? Yes, ashimwe cyane. Yes, I am Buzz. Ukurikiwe ndabona kuri TikTok mfite abantu 1000 barenga, kuri X mfite abantu 200. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claude, ndi kumwe n'uwo bita Ezekiel, ndi kumwe n'uwo bita Clemence. Amakuru yawe? Ngiye nitwa Godfather. Nabonye wari unyandikiye, I think ko uranzi wanakurikiranye ikiganiro. Ndashaka kubaza kuri irijwi uvuga ko uzishyura n'ubwo urwaje umwana uzishyura amafaranga i Buganda, ariko ibintu biri kugukorerwa bigahagarara. Irijwi ari ikintu waritubwiraho? Umanze urasuhuza abantu badukurikiye. Usibye no kwishyura amafaranga gusa. Uravuze? Usibye no kwishyura amafaranga gusa, Rwanda ngo neza Kigali ijya guhindura ibintu nk'ibyo ikabyohereza mu Rwanda, isi yose igahinda umushyitsi, abantu bakababara. Usibye no gutanga amafaranga, n'inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi n'iziki muri Uganda ndazijyamo. Ariko Ezekiel nareke gushyira virusi mu Banyarwanda, kujya yimba ibintu akohereza mu Rwanda, ngo ahereze amacano ngo narangiza ngo bakore ibiganiro. Ibyo bintu natabihagarika arabizira. Pastor Mutesi, hano ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe, kuko ni wowe wohereje irirajwe n'iryawe. Bishoboka cyose ndagikora, ariko Ezekiel aze asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimbahimba ikinyoma nk'icyo. Godfather, aka kanya ishyire mu mwanya wanjye, urebe umuntu aguhimbiye ikinyoma nk'icyo akagukwirakwiza akagukoraho ibiganiro, waba umeze gute? Mukozi w'Imana ntabwo uri kunsubiza. Gabanya uburakari, ndabizi ufite agahinda wenda, ariko gabanya uburakari kugira ngo ibintu bigende neza. Ayo majwi yanjye no uretse gato, manza unyumve inshuti yanjye, manza unyumve Mute.
hari ijwi, hari amajwi abiri, hari ibyo ntari kukubazaho. Hari amajwi ariya y'ubusambanyi, ntabwo ari ndi kukubaza, iyo naza kuyageraho. Hari irijwi oya, ntabwo ari ndi kukubaza ijwi uvuga ko ugomba ibiganiro bibiri wakozweho na Ezekiel Bugande, ugomba gutanga ayo mafaranga nubwo urwaje umwana ariko bigahanagurwa bikavanwaho. Uriya ni wowe? Anzu yanyumvisha numve. Ntabwo ikibazo mfite ikibazo mfite ntabwo ari ibyo nganira n'abantu. Weya biraza kumfasha kugira ngo utange ubutumwa bwawe. Ihangane gato, ntabwo mfite ukuntu ntwara ikiganiro, nyihangane ntabwo nza gutinda. Ubutumwa mfite nuko ndi kwamaganira kuri Nyangarwanda yitwa Ezekiel, manzi unyumva iri gushyira umwuka mubi mu Banyarwanda, ifite n'abafatanyabikorwa bayo. Iyo niyo message ndi gutanga, unyumva wese yamaganire kure iyo Nyangabira Amanyarwanda Ezekiel. Nicyo kintu nawe nashaka kubwira, ntugaragare nk'uyifatanyije n'abo bantu, ntugire n'ujya ku ruhande. Singusabye no kundengera, ngusabye guhagarara mu kuri. Niba kuko ukunda Abanyarwanda ukaba uri Umunyarwanda, uwo muntu mumwamaganire kure. Ugeze aho yimba ibintu nk'ibyo, usikeje asigaje kuzakira ku Karubanda agakora ikoranabuhanga ryaje none akanshyiraho n'umugabo. Ese ubu ntabwo mbona ko ibintu ari ibibazo. Manza unyumve gatoya, ndakumva ariko ihangane gatoya wumve. Nubwo uri kwirukanka hano, hari ijwi woherereje umuntu, abantu bakumvisha bambwiye ko ari wowe. Ntabwo ari uko bigenda, ntabwo uza ngo uvuge uhita ugenda, ntabwo ari byo. Mutesi Scovia, niba ari Mutesi uyu mupasiteri, ntabwo ari uko bigenda, ntabwo uza gukoresha amarangamutima. Mwabantu mwe uretse gato winyirukansa ndaje nguhija. Ihangane gato, hari irijwi avuze ko n'ibitari bazabikora. Ngiye nta ruhande ifite. Umva irijwi Clemence, twumvikana ikintu kimwe. Ushobora kuba uri victime ari ugakora ibigize ibyaha, ntabwo ari byo. Umva hano hanyuma cyangwa ejo bundi nabikora pe, mbona rwaje umwana ariko ntabwo nabura Fransa yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriya njije n'abagabo batatu bandi nabanzengereje. Urumva namufatira mukabanyamira kabiri, iriya kamera namutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda, bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye. Kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje, ntabwo nabyemera. Nikute nashatse niyubakiye urugo, ingezwa zindi nyuma zirimo zindekera. Okay. Irijwi ndarimwoherereje, reka dutwara ibintu gakeya. Bwana Claude ndumva ugihari, kuko reka twumvikane ikintu kimwe. Ushobora gutekereza ko ufite ikibazo, ibintu biratangaje. Clemence, Claude, irijwi Mutesi ntabwo arihakanye, irijwi ntabwo arihakanye. Avuze ko n'ibitari ibingibi aza kubikora. Ndashaka kugira ngo ndarimwoherereje kugira ngo ari confirming. Reka ryumve ari confirming, wakomeza nari guciye mu ijambo. Tanga ubutumwa. Mbere ko hanyuma twumve Clemence. Ijambo ni ryawe Bwana Claude. Ahantu wari ugeze nuko Mutesi Scovia yaraje, ariko se Scovia Jamati. Uyu mudamu yarajemo, komeza ndakumva. Komeza uyu pastor na ngira ngo wamwumvishe, fatiraho. Icyambere ngo difata mbona. Yego. Navuze ngo imizinga yavuyemo imyibano, wari umwambari we Kamarade. Urabizi ko Kamarade yari umwambari wa Pastor Mutesi. Yego. Uramutse ubonye ibintu yanditse kuri Kamarade wabibonye? Kambidarape ngibi abantu muri kuri TikTok barenga 1200 ngibyo ibintu biriho mu busomo. Mube mwisomera, komeza abantu bari kubisoma. Kuba yakita Kamarade umwicanyi, akavuga ngo umupanga utyaze inyundo, urumwicanyi Kamarade, ibintu nk'ibyo byose. Abantu b'imipanga tubazi muri 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu yandi magambo Kamarade nawe yamaze kwitwa interahamwe.
icyo ni kimwe. Niba Mutesi yumva ko afite uburenganzira bw'aho buhera, aho uburenganzira bwe burangirira niho ubwundi nawe butangirira. Rero ntakwiye kuvuga umuntu n'umwicanyi, umuhoro, ishoka, imirundo, ibintu nk'ibyo byose. Ayo si amagambo mu by'ukuri. Niba tuzi ko Jean Paul yafungiwe ijambo ryitwa igitutsi kuri Mutesi Jolly, ese umuntu wese undi umwicanyi akamubwira umuhoro, akamubwira inyundo, akamubwira ishoka, ibyo bintu byo hari ngo kuri space nibwira yuko n'inzego zidukurikiza umutekano hari icyo giheho ababikurikirana bigenda ntabwo twinjira muri service z'umutekano bafite uko bakora iperereza. Rwanda investigation nibwira ko ibidukurikiye n'izindi nzego z'umutekano zitandukanye. Ni gute umuntu w'umudamu washatse umugabo, mu by'ukuri hari igihe Mutesi yari kuri iyi mihanda abantu bakavuga bati ni umudamu yigisha iby'urukundo kandi nawe akeneye umukunda, yari afite uwo bakundanaga, yavuye muri uyu mubiri, akeneye kongera gushumushwa. Ibiganiro yajyaga akorana na Chita na Sabe, bakamubaza bati ukeneye undi mutwara, ati ndagukeneye rwose njyewe sinakirarira. Ibyo tukabyumva dutyo. Amagambo nk'ayo iyo yanditse yashatse mu muryango tuzi ko usobanutse. Ese iyo bayabonye batekereza bati uyu munsi wa none iyo afashe umunyarwanda akamwita umwicanyi, tuzi umwicanyi icyo ari cyo, tuzi ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi icyo akurikiranwaho, ibyo bifatwa bite? Ikindi cya kabiri, kuba yaragambaniye Ezekiel Rukundo akaba ashaka kumwangisha igihugu. Nk'ubu Ezekiel ashobora gutorongera ugasanga agiye muri Kenya, agiye hirya mu mashyamba, agiye n'ibiki, ugasanga yifatanyije n'ibigarasha bitangira ngombwa bitewe n'iki. Uwitwa Mutesi arimo aravuga ngo ashyigikiwe mu Rwanda. Uwitwa Mutesi afite abantu Uganda Kampala bakorana, kandi namaze kubasobanurira bamwe bari bo n'icyo nge batwara inshuti zanjye, sinagerana na Burahamu n'iyizu umva, niyo haba ari mu mwijima w'igicuku, niyo n'abasigaje akantu gato k'agatonyanga, ntabwo Burahamu yandamiza akantu na gato mu matori, sinahura nawe. Ibi bintu biragenda bite? Tubifate dute? Mutesi niba atari nyiramajwi yo kuri social media yatambutse, nibwira yuko yakaba yaceceka cyangwa se akaza akavuga ati mu by'ukuri ibintu si ibyanjye. Ariko iyo avuze ngo hari abantu batatu bambangamiye, Ezekiel uzamwambure kamera, muderetinga ibintu byose, hanyuma icyo mwakora cyose nzacyishyurira ikiguzi. N'uwitwa Paul nguwo avuka hano mu Bugesera uko nabyumvise. Mutesi yagiye yandika komanteri kuri channel ya Kiranuka TV ya Ezekiel, ibitutsi bikabije n'abashumba ba kera badashobora kuba babwira umuntu ngo byumvikane. None nawe ubwawe ngo dufatira kugira ngo icyashoboka cyose yagikora kuri Ezekiel, hanyuma icyo gihe ni iki mugishaka, ukundi kuri mukeneye n'ukuhe. Ndagushimiye kuro. Ibindi ntekereza ko ahangaha Mutesi Pastor ati uriya mugore w'amajwi asambana si njyewe, ntazigera aba njyewe. Ababikoze bari bagamije kunsenya no kumbabariza umuryango, ariko namaze gutanga ikirego mu nzego zibishinzwe, reka turebe. Mwoherereza ijwi. Arongera ati ijwi mpakana ni iry'ubusambanyi, naho ayandi iyo sindayumva yanyoherereze. Ndayamwoherereza, ahita anyandikira arambwira ngo sorry nkoze impanuka. Arangije anyohereza video y'imodoka agonze. Ndaje gato ndagusubiza barangonze. Okay, araje mbere yuko agaruka baramugonze, ariko araje mu kanya mbere yuko agaruka. So Claude, urashoje? Ndakubwiza ukuri ndakasa mutwe muri uyu mugoroba byakomeye. Alright, ariko nshaka kongeraho mbere yuko cyongera hihangane ndaguha ijambo mu kanya. Wowe aya majwi washyize hanze uvuga ko ari umudamu, nibigaragara ko atari we, bagapima zira ntoki bagasanga ataraciye mwabonye, uzatubwira hari amajwi yakuye. Ikindi avuze kuri ijwi ryo kugushaka bakakumena impanga, barangiza bakakwambura kamera bagasiba ibiriho, ntabwo ari hakana ayahakana nayo ubusambanyi. Rero urumva ibintu ikintu gikomeye kurusha ibindi gufata amajwi y'ubusambanyi mukayasakaza. Ibi ngibi birabahana, ibi bigize ibyaha. Ariko icyari kindaje inshinga kwari ukuvanaho umucyo wo kumva ko wahunze igihugu. Ntabwo wahunze igihugu, uhunze igihugu si igihugu. Wowe igihugu ufite ikibazo n'igihugu, kuko igihugu ari wowe n'undi wese. Ahangaha tubishyize umucyo. Clemence, fata ijambo.
Gadifa urakoze njye ngushimiye kuri iyi ntambwe uteye kugira ngo twese duhurize hamwe njye nagutakiye kenshi urabizi hanyuma rero abo bantu mwagiye mujya mu nzego njyewe nshinzwe urwego reka mbanze nkubwire hanyuma abantu bajya muri social media bafite YouTube bajya bamenya ko abo bavuga n'abari abantu bitubuza kugaragaza amarangamutima yacu mu gihe bari kutwicira amarangamutima bitubuza uwo Ezekiel mushyira amarangamutima hanze hano hari abantu mujye kuri YouTube channel ye murebe ibiganiro 90% ni Pasiteri Mutesi leta nihaguruke ibi bintu nitabizamo ngo ihe umurongo abo ba YouTube bagenderaho waba waragiye ibi bibazo mwaba mwaratanze ikirego muri RIB ikirego cyaratanze niba hanyuma niba ikirego uretse gato tugende gato ahangaha turajya uri gushaka kugira ngo twumve amarangamutima yawe ariko udashaka kujyana n'ukuri uretse inshuti yanjye niba ikirego cyaratanzwe nkubaze unsubize tuganire nk'imfura niba ikirego cyaratanzwe kuki Mutesi atanga amafaranga ku bantu tutazi abari bo wasanga ari abagizi ba nabi ntabwo turamenya abari bo muri aya majwi umva hano uretse hanyuma ejo cyangwa ejo bundi nabikora pe ubwo narwaje umwana ariko ntabwo nabona faranga yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriya njije n'abagabo batatu abo niba umuntu yaratanze ikirego uretse gato manza unyumve winigana inkari niba yaratanze ikirego kubera iki nyuma yo gutanga ikirego babona ubutabera yongeraho amafaranga mu bantu bo kugirira umuntu nabi ibyo nge simbishyigikiye niba utabishyigikiye rero ntabwo byemera reka nyir'ubwite rero aje abisobanure araza bigusobanura reka nge mbanze ngusobanurire icyo nashakaga kugusobanurira sindi umuvugizi icyo nicyo cya mbere Pasiteri Claude ni umuntu uvugisha ukuri turaziranye ari we ndamuzi neza gutya vizavi ari n'uwo mubyeyi ndamuzi neza gutya vizavi uri kubyumva ariko abo bombi mfite uko mbazi mfite n'uko mba managing uko bimeze icyo kandi bose ndabubaha n'abantu banduta bambyaye uri kubyumva icyo nshaka rero kukubwira ni kimwe njyewe reaction yanjye iracyavuga ngo ni gute umuntu ahera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane yita umuntu indaya yita umuntu umusambanyi yinjira mu buzima bwe yinjira mu rugo rwe yinjira mu bo bakundanye ashaka gusenya ibintu bye hanyuma njye nk'umunyarwanda ngo mpagarare ngo ngenzi ibyo mbirebe ni ukuvuga ngo rero niba hano hari inzego RIB niho umurongo aba YouTuber naho ibyo Ezekiel byo kwiriza ngo urahunga ngo bashatse kukwica ndagira ngo nkubwire amarira warijije abantu baramubaga barakubata umubyeyi ngo umubyeyi wabyaye ngo nyababyeyi yavuyemo hanyuma njyewe umugore ngo nze ngushyigikire urafata umubyeyi wabyaye umwita indaya njyewe ngo umugore ngushyigikire kuki mutaranika abagabo bagenzi banyu mukazana twebwe abagore nitwe nsina ngufi kuki mwebwe mushaka abagore kuki mwumva ko umugore niba agize amahitamo yo gushaka umuntu akunze mugomba kumuhitiramo weho Ezekiel uri Imana hano mu isi ubwo burakari uretse gato mbere y'uko urakara tugende gake uri kumva ko ibyo ngibyo ntacyo uri kumva ko Ezekiel yakoze ibyo siko bimeze kandi ibyo ngibyo biharwa n'itegeko kandi muvuga ko yatanze ikirego nyuma yo gutanga ikirego kubera iki atanga amafaranga yo kugirira umuntu nabi reka mbanze nkubwire uretse gato ariko se ngo dufa kucyo ushaka gufata ntabwo ndi gufata sayidi umuhe umubwire ibyo avuga nakubwiye ngo nge ntabwo ndi umugabo ntabwo uri bukwepe ahantu ikibazo nyamukuru kiri cyateye no kuzana amashusho y'urukoza soni icyo kibazo weho kujya ugiye mu marangamutima ubwirwa n'iki ko aricyo cyateze cyeri guhunga hari icyo utari kumva uretse gato ntabwo ntega amatwi hano hari ikintu utari kumva Ezekiel yagiye i Buganda agiye gushaka ubuzima ntabwo yahunze noneho ikirego rero uretse gato Mutesi yatanze ikirego tugende gatoya muri RIB nawe uravuga ko watanze ikirego cyangwa ibintu bitashimishije uretse gato tugende gako reka twemere ko ntega amatwi uretse gato Mutesi yatanze ikirego muri RIB reka twemere ko ibyo Ezekiel ntabwo mushyigikiye Ezekiel yakoze amakosa yibasira umubyeyi akoresha amagambo atariyo siko bimeze
arangije umubyeyi abona ibyo amukoreye atari byo atanga ikirego, siko bimeze. Nyuma yo gutanga ikirego kuki yagiye kwihanira no gushyira amafaranga agirira umuntu nabi? Tega amatwi ntumvugiremo. hanyuma cyangwa ejo bundi nabikora pe mbwa rwaje umwana, ariko ntabwo nabura fanta yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriyangije n'abagabo batatu bandi nabi banzengereje, urumva bafatira mu kabanyamira kabiri iriya kamera mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe ibiganiro bamaze gukora bansebye, kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje, ntabwo nabyemera. Ni gute nashatse niyubakiye urugo ngezwa zindi nyuma zirimo zindekera nagaruka nabwo biramutegereje, bivuze ngo ari kudirira gutanga amafaranga n'ingano uyu mugabo inkari no kumugirira nabi, yaramaze no gutanga ikirego hehe muri RIB. Ni gute watanze ikirego muri RIB kugira ngo wabwe ubutabera warangiza ukongeraho amafaranga yo kujya kugirira umuntu nabi iyo ari mu kindi gihugu? Clementine, fungura mike yawe. Godfa, nakubwiye ngo iby'iyo dienge simbishyigikiye, ntago mbishyigikiye, kuko niba twemera ko dufite inzego kandi tukaba tuzi ko zishoboye, twaziharira akazi kazo zigakora, siko bimeze. Ariko njyewe wanyumvishe nabi, iby'iyo dienge simbishyigikiye kuko mbumva yarakoreshejwe n'amarangamutima, simbizi icyabimuteye, araza byivugire. Ngenda avuga nkanjye nk'umuntu uri kuvuga ibi bintu. Impamvu nagusabye ijambo nuko Ezekiel yaje akarira kandi nawe yarahishije abandi abizi. Ndagira ngo mvuge ngo nimuvuga mu bugambanyi hazazamo na nimero ya Cameroon. Nimero muri Cameroon? Ayiwe, erega bino bintu muretse inzego zibicukumbura, hazazamo n'ikindi kigarasha cyo muri Amerika muzabyumva cyateye ubwoba Mutesi. Hazazamo na nimero ya Cameroon y'umugabo wahamagaye Mutesi amubwira ngo wari wabona urabona iki, ibyo bizaza. Uri kubyumva? Ibyo byose rero reka tubiharire inzego. Ngenda mushimira ko yateye intambwe yo kujya mu butabera, kuko nibyo twamusabye kuva kera. Uravuga nde? Mutesi. Kandi ajya mu butabera yarangiza kohereza n'amafaranga i Bugande yo kunigana inkari abariyo. Reka mbanze mubwire. Noneho reka njyewe nshyira ubumuntu no kwigira marayika ku ruhande. Nanjye ubwanjye mbonye ibintu Mutesi bamukoreye, ubwanjye ukangeza imbere Ezekiel, kiza amarangamutima ku ruhande, ari mamukoreye biriya wamukona. Leta ni participe ni da participa tuzajya tubagonga, baratuzengereje. Ugize ngo iki? Ariko kugira ngo umuntu ahere kuwa mbere uri indaya, kuwa kabiri uri indaya, kuwa gatatu uri indaya, kuwa kane uri umujura. Njyewe ndi umudiaspora, uraza kundigita uwo mpa amafaranga nkandi. Abo bose bavuga ngo bahaye amafaranga ngo Mutesi ngo kuko yahoze ikizamu ku isimbi, bazerekana uwayamuhaye. Tugaruke gato. Aya majwi urayavugaho iki madatega? Abantu mwigize abana kure, mwigize abana hirya, mwigize abana igenda basabye, mwigize abana kure. Abantu mufite abana mubigize kure. Ndasubiramo ubwa nyuma, abantu mufite abana niba utuje imyaka 18 igira hirya. Abakozi b'Imana b'iki gihe ndaza gukenera abantu mwigize abana hirya, mubigize hirya, mufata abana mubasunikire kure, kuko haleluya mukozi w'Imana. Ndagukunda. Uti? Ndagukunda cyane. Serious? Reba. Ndagukunze. Ije? Ndagukumbuye gusa. Ubiretse gato. Sheri. Ntabwo nakwangarega. Ntabwo kugikoraho sheri. Muting amake yawe nonsense. Reba bose sheri. Sheri.
Mutesi ati ndica umuntu ati sindi ati uretse n'amajwi n'ibirenza amajwi ndamubamba. Ezekiel wateye mu gihuru. Ezekiel ibi bintu wakoze kuzana ibi bintu. Ezekiel turashaka kugira ngo uze kutubwira ahangaha. Ezekiel aya majwi we yasohoye hanze nyuma yuko umenye kuri gushyirirwaho amafaranga yo kukurigasura i Bugande. Ezekiel takumva kubera iki ukimara kumenya kuri guhigisha uruhindu washyiriweho n'amafaranga wahisemo gushyira ukuri n'ibi bintu byose ukabishyira hanze kubera ko iyi nzira ariyo wahisemo gukoresha? Murakoze cyane. Sinzi niba muri kunyumva. Turakumva. Iyo ntaza guhitamo gukoresha iyi nzira ntabwo ibintu biba bigiye ku karubanda. Muri kunyumva? Turakumva. Rero iyo umaze kumenya ko umuntu ashaka kukugirira nabi ushakisha ibishoboka byose wamenyesha abantu ngo icyo nzira ni iki. Mutesi yivugiye yuko ayo majwi ataraye. Aya y'ubusambanyi. Arashaka kunyicira iki? Kandi amajwi ataraye. Ko ataraye kandi nanjye nkaba ntaravuze ko ari Mutesi. Warabivuze? Ndamubaza we. Nge sinigeze mvuga ngo nimwumva amajwi ya Pastor Mutesi. No. Ego. Naravuze ngo natanze sinyari yo kugira ngo abafite uruhare muri aya majwi bamenye yuko hari amakuru yabo mfite bahagarika ibikorwa bitari byiza bashaka kunkorera. Ego. Noneho niba Mutesi amajwi ataraye niki gituma ashandikisha agashyiraho abantu bagomba kungirira nabi akanyita inyangarwanda kuba ari we niwe munyarwanda wenyine? Natanga urugero rw'abanyarwanda nanga. Ikindi cya kabiri natubwire ngo igitumeze kiyeri namwishyizemo kuko ntabwo ari nge wakoze inkuru za Pastor Mutesi yaba ku bwa Rusagara gusa. Nazikoranye n'abitwa ba Justin n'iki ku mbuga nkoranyambaga ejo bundi yakoze ikiganiro aza yijijishije kuri YouTube channel nshyashya ajeho aza yijijisha avuga ko nta muntu bafitanye ikibazo ko abamuvuga ari nko kwandika basakuriza mu isoko. Ego. Ibyo byose abirenza amaso mu byo nagiye mu biganiro nagiye nkora ntabwo yigeze anyandikira cyangwa amamagare ngambwire ati muvandimwe ibi bintu uri kurengera nge mfitanye ikibazo nawe nutabihagarika nzakugirira nabi cyangwa se ni iki kibigutera. Urakoze cyane ndakugarukaho mu kanya. Mutesi ambwiye ko akoze impanuka anyeretse imodoka bayigonze ariko agiye kuza. Jihad nagusuhuje wiriwe? Uraho? Urakomeye? Ndaho ndi mu rw'amajwi. Birakaze. Jihad! Ndapfuye ngo ndifata. Jihad fatisha. Wari bwabese reka nkubwire ngewe iyo mazi imisi numva bino bintu ofete n'ibintu numvise aba bantu bari kuvuga. Aba bantu baziranyeho ibintu byinshi urumva yuko baziranyeho n'ibigarasha. Ego. Kandi ibyo bigarasha nimba bataziranye cyane. Ego. Bo barabizi kuko ahubwo nibatanga amakuru ashingiye ku bimenyetso mucunge neza muraza kuza gusanga abantu baraziranye cyane bameze nk'abari muri revenge kuko umuntu watanze aya majwi Jihad nuza gukurikirana ura muntu ninde Ezekiel Fungura umuntu watanze amajwi ngo niwe wari umu escort ngo umuntu ushinzwe RNC hehe mbarara jena bikurikiranye nabyumvise nukuvuga ngo rero aya majwi uwo muri RNC ntumbaze sinzi ibyo ari byo jewe uranteye nituri Nyarugenge yagiye kumugeraho gute nayande intego y'aya majwi yari iyi tujye tubwizanya ukuri yego turemera yuko aya majwi rwose pe yewe sinahamya cyangwa iki ariko reka bereke
nta kabura imvano. Uyu ngo Ezekiel nimba baramugabyeho ibitero nimba ari ibitero ntumbaze. Uri kumva umuntu hano akabaje ari hehe ahise agenda akaba yivugiye ngo nanjye ubwanjye sindi aravuze ngo ntago ari umuvugizi ngo ari kuwamwegereza Ezekiel ngo yamugonga. Can you imagine? Nguyu ari hano yamukorera iki nyine? Ahubwo uyu mudamu nawe azi ibintu byinshi sibyo. Ikindi aba bagabo nabo ikintu bakurikiranaho banamugana uyu ngo ni Mutesi ni iki? Aya majwi n'aya nyuma yuko arongorwa cyangwa n'aya mbere kumvikana? Ibi nabyo tumenya aya majwi yaje ryari. Ubu ngubu aje gukora iki? Kuko aramutse aje iki gihe tubwizanye kuri Godfa yabaje kwica ibintu byinshi kandi ahereye mu muryango wa Mutesi. Turi kumvikana aya majwi n'imbara ya mbere yuko arongorwa. Tubwizanye ukuri hari ibyo wenda babagamo, hari n'ibyo bahuriragamo abagabo haba uyu Ezekiel na Pastor Claude bafite ibintu baziranyeho na Mutesi badashaka kutubwira, ahubwo binarimo n'ibyo bigarasha bari no gupfa. Nta wamenya iby'iyi mihanda, nta wamenya ako kantu. Kurikirane neza umuntu aravuze ngo aza aramutumaho abandi undi nawe akazana amajwi kubera iki guhera ku wa mbere Mutesi we ari n'iki ku buryo guhera ku wa mbere amajwi kuyazana ukayazana muribuka amajwi yaje. Hey, accept the game, accept Wikito, accept the game and be ready to win this game. Accept the game. What's wrong with you? Hariya nimba baranamunaniwe byararangiye ubu aya majwi ari kwataka umuryango noneho ibi byo ntimubice ku ruhande tugaruke kwa Mutesi. Mutesi wowe niba uzi ko watanze ikirego urarwana n'iki ushyiraho izindi mbaraga zawe z'umurengera zo kujya gushahura umuntu he i Bugande? Ariko suretse no kumushahura urabona bo batari kumushahura cyane. Komeza tujye tubwizanya ukuri. Njyewe uzi ikintu cyakorwa nibica aho kugira ngo bajye bakomeza bazane utujwe urusorongo niba bizanire rimwe hahire rimwe. Uri kumva Rukundo zari ibintu ufite nguye ari hano bifire mu nzira icyarimwe. ndahari kuko uyu Rukundo nawe aravuga ati nanjye bari kungabaho ibitero reka nanjye nkwereke ko uko ubundi korode uzi ko wagira ngo ibyo nimba ari na Mutesi reka mpagare muri uyu mwanya nta nubwo nahamya ko ari amajwi ari ya Mutesi. Uzi ko wagira ngo uriya mupura ari gukubita nuwo yagendaniye korode abifitemo umujinya uzanabirebe ni ari kuvuga uragira ngo ibintu Mutesi ari gukora biramubangamiye bimutwaye icy'ubundi. Uretse gato nuzajya ukurikirana abantu bavuga buriya Godfather nawe ujye witegereza body language y'abantu. Uri kumva nukurikirana aba bantu bari kuvuga uragira ngo umupura ari gukubita yarawumujyananiye yamugendanye aturekanze turebane ubundi babanze banatubwira aya majwi nayaryane nyuma yuko akora ubukwe cyangwa mbe. Dusubize Rukundo subiza. Njyewe hari ikintu nshaka kubwira Jihad. Mwibuke neza ko nta bintu na bimwe bivugwa kuri Pastor Mutesi bitamwiturukiyeho. Yego cyane nta bintu bivugwa ngo kuri Pastor Mutesi bitamuturutseho. Ariko watubwiye ko aya majwi y'ubusambanyi wayakuye muri Swede. None se kuyakura muri Swede byageze muri Swede bivuye kwandi? Kandi nyirubwita yahakana avuga ko muri kumuharabika ko ari ibintu wakoresheje machine. Nyirubwita ari kuvuga ko ataraye. Avuga ko ataraye. Avuga ko ataraye. Nasobanuye ngo Ezekiel ndashaka kumukandira iki ngiki. Oya Ezekiel ko ibyo bintu byo kukohereza abantu ngo bakugirire nabi reka twemere ko wenda byanateguwe uretse ko tutabishyigikiye. Byabaye nyuma yuko aya majwi asohoka cyangwa mbere yuko asohoka? Wapi avuga nabitubwire. Yewe nasohoye aya majwi. Hey, accept and be ready to win this battle. Bitewe n'ibyo nari ndi kumva. Guys, tap the screen. Gutegurirwa kwicwa. Uri kumva? Subiramo numve. Banzu nyumve neza. Guys, tap the screen, tap the screen. Aya majwi. Yego. Nyatora nka sinyari kuko nari maze kwakira amakuru atandukanye ambwira yuko shobora kwicwa. Uranyumva neza? Turakumva. Ndangije ndavuga ni
niba ibimbwirwa koko ari byo aya majwi reka nyasohore atariho video mwirinde kuvuga ngo runaka uri buyumve akaba ari muri uwo mugambi wo kunyica ahagarika ibyo bikorwa cyangwa se nongere nkore n'ibindi. Niba tukumvishe neza ufite ibindi bintu bitse cyane tutarabona cyane none se aya majwi turi kumva ni video wowe wikoreye. Yego ko kandi video jiha uretse gato ni video nikoreye Jihad urihe Jihad reka nyine wowe ni video ufite yampaye inka Jihad umva hano uretse gato Ezeke umva hano Jihad ni bari Ezekiel umva Jihad ni video ufite wasohoye amajwi. Jewe nafashe amajwi mbariho nkuraho kuri iyo video. Ufite urayifitiye. Ngiye video nanjye ndayifite uyu mugore yaciye ntabwo ndi kuyisura. Oya umva Ezekiel reka nze mpamagare nkatisha itike nzasunyereke kuko koherezanya bigize icyaha. Rwose n'abantu benshi bagiye bazinsaba nagiye ntibima. Oya wizibaha. None iyi ngiyi nabonye nayibonye yageze niba none nayibonye ivuye he? Niba none iyi ngiyi mfite ariko uyu mugore nubwo ntazi wari wafite isuku komeza. Niba abeshyerwa koko iki nta kintu ashaka kuvuga kuri ayo majwi kandi amajwi uretse gato kandi amajwi aya Mutesi ayavuzeho nguyu ngiye kongera kumuhamagara ngaya amajwi hano Mutesi aravuze ngo uriya mugore w'amajwi asambana si njyewe ntazigera aba njyewe ababikoze bari bagamije kunsenya no kubabaza umuryango ariko namaze gutanga ikirego mu nzego zibishinzwe reka turebe icyo ni icyambere. Arongera ati ijwi mpakana ni ry'ubusambanyi naho ayo yo sindayumva nyoherereza yanyoherereze mpise nyamuha kimara kuba Pasiteri Mutesi aranyandikira ngo sorry nkoze impanuka anyohereza video akoze impanuka ndegereje ngo agaruke. None nje konza akoze impanuka aragaruka kandi arambwira ngo ndaje gato ndagusubiza barangonze agiye kuza. Itangazamakuru nkazana ayo majwi ko nta muntu n'umwe nigeze mbwira ngo ni amajwi ya Pastor Mutesi. Itangazamakuru none se wowe ko wayasohoye buretse gato Ezekiel wowe ko wayasohoye uvuga ngo umaze kumenya yuko Pastor Mutesi ariko kugambanira ngo wicwe ugasohora ayo majwi. Ibi mbivuze uyu munsi ibi bintu impamvu yabikoze Jihad nabigusobanuriye uyu mugabo arabisobanuye ariko nanone turashaka kubanza kumenya ubusobanuro sibwo turi bwiteho Godifa ahubwo aya majwi aremera ko ari aya Mutesi yigeze bihakana se niba nyirubwite we yabyihakaniye wowe uyafite wowe urabyemera ko araye ntabwo araye banzu nyumve ngewe nza mwitangazamakuru sinavuze kandi uvuze ko wayasohoye ari uko Pastor Mutesi umaze kumenya ko agiye kukwicisha. Urakoze cyane Jihad. Ibi mbihishuye uyu munsi. Yego. Nta kibazo rega hari n'ibindi mugihishe. Uyu ukuntu ugende kumva mufite n'ibindi bintu. Kuko nge nza mwitangazamakuru ntabwo naje mbabwira ngo nimwumva amajwi ya Pastor Mutesi. Ariyo mwamvu mwagiye mushidikanya hagati ya Pastor Mutesi witwa Mama Sharirene mukagenda mushidikanya. Basobanuriye icyanteye gusohora ayo majwi. Yande namwe mumwibwire mutubwire gahambe mutubwire Yande muze ko wasohoye amajwi kubera ko wari uri guhunga. Yego aya majwi na Yande mwaragiranye ayo majwi atari akagiha igituma uri inyuma yiwe umurwanirisha kuduhamagara udutera ubwoba ko mu minsi yashize ariwe wanyihamagara ukambwira yuko ugiye kuntangira ikirego muri RIB nkakubwira ko ibyo bintu mbyiteguye nkanatanga Kigali. Igituma urwana iryo shyaka nibihe cyangwa tubwire niba uri umwe mu bagumyabanga ba Mutesi hakaba hari amabanga kubitsa warangiza ukayacisha ku bandi tukamuvuga none ukaza ari urwiyerurutso. Reka ngusobanurire. Buretse gato Clementi one more time. Buretse gato Clementi mbabarira.
Godfa we ndakumva n'abandi muri hano sobanuye yavuze ati ntabwo nabona umubyeyi mugenzi wanjye ari kwandagazwa kugira ngo ceceke cyane rwose urumva njye icyo mubaza naba ari cyo nsobanura we yaranyihamagariye ambwira ko agiye kundegera RIB kubera inkuru n'ibiganiro nkora kuri Mutesi inkuru n'ibiganiro twabikoze kuri Mutesi kandi ibyo twavugaga ajye kuri Sinayi TV arahasanga ikiganiro Mutesi yivugira ko yasabye dogiteri ko yamukuriramo iyo nyababyeyi ariko ntiyabirangiza twe turatesengura ngo iki tugaruke kuri ibintu no tuvane mu nguti y'asabagore reka tuve mu oya nkura nyababyeyi mu mutwe bana n'ibyo bintu wa mugabo urinjajwa bana n'ibyo bintu bijyanye uyu munsi ngiye mu nyumve abantu baba ku mihanda na jihada mu nyumve mwageze muri nyababyeyi y'umubyeyi muti namwiza ukora abapasiteri b'iki gihe ariko aba bantu mugenda abantu uwo musengera abantu namwe muragenda mugasengera abantu shirira umucyo kuri ibi bintu uyu muntu uraza kumbwira ngo ninde aya majwi niwe wayashyize hanze tega amatwi hano Shere ndarangije ungaruriye oro ndarangije mukunzi reka ndagukunda ubwo ndangije ariko ndacyagushaka uyu muntu ninde ariko se urambaza ngo uyu muntu ninde si wowe wabizanye ukabimbaza uzi ko ntabikubaza ibi bintu niwe wabishyize jya mbariza uyu mugabo ngende kuvuga urimo atari kumva Ezekiel ayo majwi watubwiye yuko wayashyize hanze ariko yari video wowe ukanga kugaragaza ibice by'umubiri by'umuntu kuko bigize icyaha ushyira hanze audio gusa itagize icyaha ukizifite none ayo majwi yakuwe muri video ufite naya duruje no kubishyira hanze wamanje kwiproteja ntabwo kubishyiraho umucyo kuko uranavuze